Okay, urakoze kuri voice nohereje. Okay, reka dukomeze. Gusa icyo nashaka kubwira, South Africa yiyonkora ku bazungu barinze bagera ku rwego rwo kubona ubwigenge abanyafurika y'epfo batarabyemera. Natwe tuzorinda tumanika idarapo tuyihagazeho n'amaguru abiri, duhagaze bweme, duhagaze twatwireba hejuru, hariho umwana w'umunyamurenge uyihagaze uruhande ari kwimanura, abantu batarabyemera. Lakini sisi bado msimamo ni yule bado hatujabanduka. So reka rero ibyo ni bimwe, uko stage tuba muri step imwe twinjira mu yindi, lazima watu wataona mabadiliko. Turashaka impinduka, ubwacu turashaka guhinduka. Inshuti z'Abagobogo TV turabasuhuje mwese, mumugire ibihe byiza aho muherereye ku migabane itandukanye. Aribyo bihita bitujyana ku itariki ya 5 ukwezi kwa 9 2022, ubwo intwari yacu Bonheur Sekunzi Zakaria Runoro yitabaga Imana. Reka tumuvugeho tunamwibuka. Kwibuka intwari Bonheur Sekunzi Muragwa Zakaria. Uyu munsi imitima yacu iraremera. Hari tariki ya 5 ukwezi kwa 9 2022, nibo twatakaje umuvandimwe, inshuti, umwana w'umuryango wacu mugari w'abanyamurenge tutazigera twibagirwa. Bonheur Sekunzi Muragwa Zakaria akaba aritabye Imana azize akarengane gakorerwa ubwoko bw'abanyamurenge bakozwe na leta ya Kinshasa ifatikanyije n'imitwe y'abamayimayi Wazalendo na FDLR. Ariko nubwo tubabaye, turamwibuka nk'intwari yemeye gusiga byose akitangira abandi, kuko yatanze ubuzima bwe atari uko abunaniwe, ahubwo ari uko yahisemo gukunda ubwoko bwe kurusha ubuzima bwe bwite kugira ngo babeho, mu gihe umwanzi we yarabahagurukiye kubarimbura. Bonheur yari imfura akanicisha bugufi, ariko umutima we wari inkomezi. Yakundaga amahoro, agakunda ubwoko bwe, ndavuga abanyamurenge cyane. Ntigeze yemera akarengane ko kaba ku bwoko areba. Nibyo byatumye yemera kubutabara. Iyo twibuka Bonheur tubona ishusho y'intwari zacu zatwirwaneho. Abasore n'abakobwa bahisemo kutemera gucicika imbere y'akarengane, bemeye gutanga ubuzima bwabo kugira ngo imiryango yabo, abana n'ubwoko bwabo bizabeho mu mahoro. Bonheur nawe yinjiye muri urwo rugendo rw'abitangira abandi. Ntabwo azibagirana, kuko amaraso y'intwari ahora avuga kurusha ijwi ry'abantu. Yari umuhamya w'ubutabera, umurinzi w'ukuri. Yemeye kureka iby'isi, yemera guhara iby'umuryango we, yemera gusiga abari bamukunda kugira ngo yitange ku bwoko bwe. Ubutwari bwe buradusubiza ku mateka yacu nk'abanyamurenge, aho abasore n'abakobwa benshi bahisemo kwambara izina twirwaneho, bakavuga bati nta muntu uzongera kuducira urubanza mu buryo bw'akarengane no gucira umugambi wo kutwica no kutwangaza. Bonheur nawe yinjiye muri uwo murongo w'izo ntwari, yabaye ijwi ridahumeka ry'ubwoko bwacu, n'amaraso ye azakomeza kuvuga kurusha ijwi rye. Ntituzibagirwa ko ubwo abandi batekerezaga ku buryo bwo kwihisha, we yatekerezaga ku buryo bwo kurengera ababyeyi, abana na bashiki bacu, abasaza na ba data. Ubwo abandi batekerezaga ku byo barya, we yatekerezaga ku buzima bw'abana b'ejo hazaza. Yakundaga amahoro, ariko ntigeze yemera ko amahoro aba kubera gutinya, ahubwo ko amahoro akomoka ku gukomera ku kuri, ariko kuba abanyekongo nk'abandi bose, bityo ko tudakwiriye kuvutswa uburenganzira cyangwa ngo twicwe tuzize uko dusa. Yemera kubirwana no kubiharanira kugeza atanze n'ubuzima bwe. Ku muryango we mugari n'uwe bwite turabwira tuti mwabuze uwo mwakundaga, ariko mwasigiwe ishema. Mwabuze umuvandimwe, ariko mwasigiwe umurage. Mwabuze urukundo rwe, ariko mwasigiwe ishusho y'intwari. Rubyiruko rw'abanyamurenge, mwigire ibi kuri Bonheur. Ntitwibuke gusa urupfu rwe, ahubwo twibuke indangagaciro ze, arizo gukunda amahoro, kwitangira abandi, kudaterwa ubwoba n'akarengane, ahubwo ugahagarara ku kuri. Bonheur Sekunzi Muragwa Zakaria, izina ryawe rizahora mu mitima yacu. Tuzaba intwari yanditse mu bitabo gusa, ahubwo uzaba intwari yanditse mu mitima y'abana bacu. Umurage wawe tuzawukomeza kugeza igihe Imana izatugirira impuhwe ikaduha amahoro arambye. Imana ihe Bonheur Sekunzi Muragwa Zakaria iruhuko ridashira. Ubwoko bwacu buzahora bukwibuka nk'intwari, nk'umurinzi, wemeye kwitangira abandi
ngo babeho. Bibogobogo TV, ijwi ry'ukuri. Mugire ibihe byiza.